Reka nongere mwikaze ukunda gukurikirana ibiganiro bya Kora TV Show. Nizere ko mumeze neza rero nk'ibisanzwe n'umuhungu wanyu Krista. Igitangazamakuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. Uyu munsi ni tariki 27 ukwezi kwa 11. Murabibona ko ukwezi kubura iminsi mike kugira ngo kurangire. Niba bitaragenze neza muri uku kwezi, urusheho gusenga Imana kugira ngo bizagende neza mu kwezi gutaha. Nizere ko ukomeje kugubwa neza ukunda kutwumvira iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Uyu munsi nta yindi nkuru tugiye kuganiraho, ni inkuru ikomeje kubica bigacika. Uko uri kugenda ubibona kuri screen cyangwa iyo video uri kugenda ubona kuri screen, ni video ikomeje kuvugisha abantu benshi batari bake. Abantu benshi bavuga ngo ibi bintu ntibyari bikwiye. Abantu benshi bakibona iyi video babanje kugira ngo ni muri cya gihugu duturanye b'abanyakavuyo niriwe mvuga cyangwa naginga, ariko abantu benshi murahita mukimenya kuko byinshi bibera muri icyo gihugu nyine ubona n'ahandi hantu bibera, kuko mu makomenti menshi bagiye babona bageze bavuga ati iki ni cya gihugu n'ahandi, ariko igitangaje nuko ari mu Rwanda. Abantu benshi bakimara kubona iyi video byarababaje cyane, bavuga ngo ibintu ntibyari bikwiye, aho ababyeyi mu Rwanda bajya bagira igihe cyo kubyara cyangwa igihe batwite hakabura imodoka ibageza kwa muganga, hakaba hari abantu bari gukoresha ambulance muri ubu buryo bipakirira musima. Bamwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, umwe mu bantu batangaje amakuru cyangwa bagiye bafata izi video, yagiye atangazariza ibinyamakuru bigiye bitandukanye avuga ko ibi bintu atari ubwa mbere bibaye muri aka karere. Byagenze gute? Byabereye he? Abantu benshi ndabona iyi video nta nubwo mwari muyizi, muri kugenda mubona amafoto. Niyo mpamvu nzajya mbazanira amakuru agezweho mukagenda mwirebera ukuntu ibintu byagenze, mutagira ngo ni edit. Niyo mpamvu rero nkusaba ngo niba ari bwo bwa mbere ukiza hano kuri Kora TV Show, kugira ngo wanze kandi subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Ibi bintu rero byabereye, niyo makuru ngiye kugenda nkugezeho 5 kuri 5. Icyo ngusa ni ugukurikirana ikiganiro paka kirangiye kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Nawe uze wandike muri comment tubwire uko ubyumva kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Aya ni amakuru yakunze gucicikana ku itariki 25 aho byabaye ku munsi wo kuwa mbere. Ni ku munsi wo kuwa mbere gusa video yatangiye gutrendinga cyangwa gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo. Ibi bintu rero bikaba byarabereye hariya mu karere ka Gisagara, aho bavuga ko umubikira uyobora ikigo nderabuzima cya Save yatawe ubu ngubu kugeza kuri umunota bakaba bamaze kumuta muri yombi. Akaba ari we gitera w'ibi bintu, ashobora kuba ari we watanze oda cyangwa ari we watanze amategeko kugira ngo bamugeze wize sima. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo ngusobanurire akantu ku kandi. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo tugendane utatarutsa n'umunota n'umwe cyangwa ngo ukureho utabashije gusobanukirwa. Ni amakuru yagiye yandikwa n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye bikorera hano mu Rwanda. Ndatekereza ko niba ukunda gusura imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ushobora no kuba waramenye aya makuru. Uyu mubikira rero uyobora iki kigo nderabuzima cya Save giherereye hariya mu murenge wa Save, ni mu karere ka Gisagara, yatawe muri yombi azira gutwara sima muri ambulance. Byagenze gute rero? Niyo makuru tugiye kubabwiraho kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Umubikira Nyiramana Berance iratawe muri yombi nyuma y'amashusho yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza imbangukiragutabara bivuga ko ari y'ibitaro bya Gakoma biherereye hariya mu karere ka Gisagara, ipakirwamo imifuka ya sima. Ndatekereza ko muri kugenda mubibona cyangwa iyo video ndi kucishamo mwagiye mubyibonera. Ibi bintu ntabwo byari bikwiriye. Abantu benshi bakomeje kwibaza bavuga ati ibi bintu ntabwo byari bikwiye mu Rwanda. Bimwe mu bintu bishobora no kubangamira umurwayi mu gihe bari kumujyana ngo kwa muganga, cyane ko ngo ibi bintu atari ubwa mbere byari bibaye, ko ngo hari n'abantu bashyiramo imizigo kandi harimo n'umurwayi, bityo bikaba byatuma batindana umurwayi ntibamugeze ku bitaro mu gihe cyari gikwiriye. Batinze bari kwishakira diru zabo cyangwa bari gukora diru zabo, ni handi bageza umuntu kwa muganga yapfuye kandi hari uburyo bwo kumutabara bwihuse. Niyo mpamvu rero ibi bintu biba bidakwiriye mu Rwanda, biba bikwiriye gucika burundu. Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana Sabin, nyuma y'uko aya mashusho amaze kuyabona cyangwa aya mashusho yakomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga akimara kumugeraho, yatangaje ku rukuta rwe rwa X cyangwa urw'abantu benshi bakunze kwita Twitter, avuga ko aya mashusho bayabonye cyangwa aya makuru bamaze kuyamenya, bagiye gukurikirana abantu babikoze bagatabwa muri yombi cyangwa bagahabwa igihano kibakwiriye. Amakuru yatugezeho cyangwa amakuru akomeje kwandikwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye bavuga ko izi sima zapakirwaga muri iyi ngo by'abarwayi cyangwa imbangukiragutabara ari iya Mansera Nyiraminani, akaba ariyo
cyangwa izi sima akaba yari agiye kuzikoresha basana ikigo nderabuzima akoreraho. Urumva ko uko byagenda kose ikibi ni uko yari agiye no mu nyungu ze, ariko uko byagenda kose kuva yarakoresheje ingobyi y'abarwayi cyangwa ambilanse ntabwo bakwiye kumutorera. Ariko bavuga ko aya makuru bakimara kuyamenya ko izi sima bagiye kuzikoresha ku kigo nderabuzima cy'Umumansera Nyiraminani, bavuze ko yagakwiriye gutanga oda y'imodoka, cyane ko leta iba ifite ibikoresho byinshi bakazimugereza aho ngaho bagomba gusanira ikigo nderabuzima akoreraho. Ngahe nguko rero ayo niyo makuru ari kuvugwa hariya mu karere ka Gisagara. Usibye ngo mu karere ka Gisagara no mu tundi turere nuko wenda ari aha ngaha bafashwe cyangwa ari aba ngaba nyine umunsi wabo wari wagize, ariko ngo no mu turere twinshi bakunze kubikora, aho haba bafite n'umurwayi muri ambilanse bakaba bahagarara bakashyiraho umutwaro, bagashyiramo umutwaro muri ambilanse. Bwa buryo nababwiye bwo gutindana umurwayi, hari uburyo bari bakwiriye kumutabara ariko bakifata bagashyira imitwaro muri ambilanse, ugasanga umuntu yari agiye kubyara cyangwa umuntu bari bamujyanye ku bitaro, ariko kubera hari umushuti we bazeranye wavuze ngo nugera aha ngaha hari agafuka nashyize uze kukansimbukanira, ugasanga arahagaze. Ni kwa kundi gutinda mu nzira, umwanya arafata ajya kugapakiza, umwanya araza gufata bagakuramo, ugasanga nyine ni kwa kundi nyine bagejeje umurwayi kwa muganga yamaze kwitaba Imana ngo ambilanse ngo yamutindanye, cyangwa ubu nyine ni ibyo bintu bigenda bibaho kenshi cyane. Wenda usibye ko hari mu karere ka Gisagara bafashwe, hari n'abandi bantu bagiye batanga amakuru y'uko ambilanse zikunzwe gukoreshwa mu bwikorezi, ahubwo leta ikwiriye kubikurikirana cyane kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Ubona ko abantu muri komenti barakaye cyane bavuga ngo niba izo ambilanse bari kuzikoresha mu mujyi, cyane ko hari n'uturere tw'icyaro bagiye bandika muri komenti nashatse kwirirwa ndondogora, cyangwa bavuga ko ibi kugira ngo babone ambilanse aba ari ikibazo cyangwa bari nk'imari kugira ngo babone ambilanse. Ariko ndatekereza ko leta y'u Rwanda yabyoroheje, nubwo nyine zitaba zingana uko byagenda kose mu turere tw'icyaro cyangwa mu mirenge y'icyaro haba hakora nka ambilanse imwe cyane cyane. Ubwo niyo mpamvu rero baba bakwiye kuzifata bakazohereza abashinzwe cyangwa abashoboye kuzikoresha ibyabugenewe, ariko nyine baba bagomba kwihanangiriza abantu kugira ngo badakomeza gukora aya marorerwa. Ni amakuru akomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Rero mubona ko ari iyo video iri gucicikana kugeza kuri uyu munota. Uwo Mumansera witwa Nyiraminani Biransira, nk'uko namubabwiye, bakaba bamaze kumuta muri yombi nk'uko ibinyamakuru byagiye bibigarukaho. Ni byinshi rero turajya dukomeza kubatangariza hano kuri Kora TV Show. Niba ukunda ibiganiro bya Kora TV Show, narakubwiye ati amakuru yose uzajya ukenera turi ku isonga kugira ngo tuyabagezeho. Niyo mpamvu muri abantu banjye n'abafite ntacyo naba mvuga, n'abafite nta kintu naba nkora hano, niyo mpamvu bashimira kabisa ku bwa byinshi, kandi ibyo maze kugeraho byose nimwe mbikesha Imana ijya ibamera umugisha. Abantu benshi rero bakomeje kwibaza kuri aya makuru cyangwa kuri imbangukiragutabara, niba ugeze kuri uyu munota, ugeze kuri aya masegonda ukikurikiranye Kora TV Show, ndatekereza ko wamaze gusobanukirwa akantu ku kandi. Ngahe nguko rero ayo niyo makuru ari kugenda avugwa hariya mu karere ka Gisagara. Minisitiri w'ubuzima akomeza gushimira abaturage bakomeje gutangira amakuru ku gihe mu buryo bwo kwirinda bino bikorwa biba bihabanye n'amategeko, kugira ngo barusheho gutanga amakuru ku gihe. Hari benshi ngo bakunda gukora bino bikorwa nuko wenda igihe cyabo kitaragera nabo bazafatwa. Ngahe nguko rero niba ukurikirana Kora TV Show wakomezaga kwibaza cyangwa bakundaga kubona izi foto ziri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko hari ambilanse hatwarwagamo sima, nizera ko wakomeje gusobanukirwa kugeza kuri uyu munota ibintu byose byamaze kujya ku murongo. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubandindira, turarushaho kungurana ibitekerezo, amakuru turarushaho kumenya. Niba ari n'abandi bafashwe turajya tuzabatangarize hano kuri Kora TV Show. Niyo mpamvu ndi hano, niyo mpamvu muba muri hano, kandi mbashimiye ku bwa byinshi mukomeje kutugezaho. Ukomeza gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Niba ari bwo bwa mbere waruje hano kuri Kora TV Show, ndagushimiye, kandi ntugende udakoze subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Turarushaho kugenda tubatangariza amakuru agezweho hirya no hino, cyane cyane mu turere. Nawe ushaka kuduha igitekerezo, ari comment zirafunguye. Ushaka no kutwandikira kuri nimero ya telefoni mba nayitanze cyane mu biganiro byagiye bitambuka. Niyo mpamvu ushobora kutwandikira no kuri WhatsApp, Instagram, imbuga zose. Mbese muri make ni Kora TV Show, ibiganiro byacu bikakugeraho umunsi ku munsi. Turakomeza kugenda twungurana ibitekerezo muri comment zirafunguye, muze mutubwire ibi bintu byari bikwiye.
nkumva uyu muntu agakwiye guhanishwa iki, cyane ko hari n'amategeko ahana niba icyaha nikimufata neza, nyine amategeko aba hari abigenga igihano bazamuhanisha. Niyo mpamvu dutegereje kumva uko bizagenda, tuze tubatangarize hano kuri Kora TV Show. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubandindira, turi hafi kwerekeza mu kwezi kwa 12. Imana izakomeze kubana namwe mu byo muzakora byose, Imana izabavubirire imigisha yayo. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, njye wumvaga kuri mikoro ni umuhungu wanyu Krista, igitangazamakuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. Mukomeze kugira ibihe byiza, dukomeze kubana mu biganiro bitaha bya Kora TV Show. Ciao ciao.